inshuro nyinshi bahatiriza kandi bakanavuga nabi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mbere yaho akaza akicara ko runaka afite ndabaramukije mwese inshuti bakunze mudukurikiye, nizere ko rero aho muri hose mukomeje kugira umunsi mwiza cyangwa se igicamunsi cyiza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ku kibazo cyangwa se kuri defo cyangwa se ingeso, ubyita uko ushaka, bipfa kuba uri kubasha kubyumva ku ngeso zikunda kugaragaraho cyane cyane ku bagabo mu gihe cyo gutera akabariro. Nyine ugasanga umugabo ari guhatiriza umugore we kugira ngo abone amavangingo. Ni ukuvuga ngo rero akenshi abagabo cyangwa se abasore usanga inshuro nyinshi bahatiriza kandi bakanavuga nabi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mbere yaho akaza akicara ko runaka afite buri kintu, icyo wateye, icyo wabibye nicyo usarura. Ni ukuvuga ngo umugore wawe ugomba kumutwara gake ukamutegura bihagije. Iyo umugore umuteguye bihagije akabyiyumvamo udahise uhubuka, hari n'uburyo njya nkunda kubabwira ukiryamira mukaryama n'umugore wawe ugasa nkaho ibyo bintu utabyitayeho cyane, mukiganirira ariko umufata muri bya bice nababwiye byataka umugore cyane mu bwonko ndetse no mu mubiri wiwe, like nk'ibere, kumusoma narababwiye hari abantu bakunda gusoma ugasanga nibyo bimwongerera santima, cyangwa se kumukorakora ku gitsina kuri rugongo, kumusoma ku mukondo, kumusisasi. Hariho abagore bikundira kwisisirwa, ugasanga nyine ibintu nk'ibyo wabikoze kandi utanafite gahunda yo kumva ushaka guhita ukora sex ako kanya, nyine ugasa nkaho utabyitayeho cyane. Tubifate nko kuba utabyitayeho cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umugore agenda asa nkaho bigenda bimuzamo ku buryo mu gitsina cye utangira kumva hazamo urubobere. Ubwo bubobere rero uko butangira kuza niko imvubura z'umugore ziriya zivubura amazi, cyangwa se reka tubyite wenda mu kinyarwanda cyumvikana, reka tuvuge wenda icyumba, kiriya cyumba cy'amavangingo kigenda gisa nkaho kizamura amavangingo yiwe asa nkaho aza hafi. Noneho kwa kundi ugenda umutinza niko kumwica mu mutwe, niko kumwica mu bwonko, bikaba byatuma umugore atekereza akumva mbese hari icyo akeneye kigomba gukorwa. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe uzabikora, numara kubikora uyishyiremo, urabizi yuko wanze kwishyiramo ugacumita, wamara gucumita mu gihe runaka ukayikuramo, warangiza ukanyaza. Kandi niba ugiye kunyaza nyaboneka use nk'uworoshyamo gakeya, kandi nabwo ushyiremo agatege, mbese biri mu wayene kugira ngo umugore abashe kwishima. Ikindi ntago iyo urimo uranyaza, hariho abantu kenshi batazi naho banyaza hariho, ugasanga ari gushyira hahandi munsi ku kibuno ntago ariho banyaza, ugasanga arimo arishyirira munsi nyine ku gitsina hepfo ku kibuno akariho yinyariza. Nyaboneka iyo ugiye kunyaza ufata igitsina cyawe mugabo ukakiringaniza neza hariya ku mishino y'umugore cyangwa se kuri rugongo y'umugore, ukazajya ubikubitira rimwe byombi. Ibyo bintu bituma umugore abasha kwirekura. Iyo ubonye yagize ikibazo cyo kurekura amavangingo, hariho abantu batabizi badahita birekura. Iyo ubonye yagize icyo kibazo uramuganiriza, sibyo? Ntago umutokinga ngo kuki ngo utabikora, ngo barunaka ngo cyangwa se ngo abandi ngo ko banyara, ngo cyangwa se ngo ngo zino prono ngo ibiki. Ntago abantu bose bazi kwikonsatara mu mutwe nkuko ubitekereza, sibyo? Rero icyo ugomba kumenya nuko umugore wawe niba bimeze gutyo ukwiye kumuha amahirwe yo kuganira nawe. Nituvuga kuganira n'umuntu ukwiye kumenya yuko umugore cyangwa se sheri wawe mugomba kwicara ukamuganiriza, ukamubwira ati sheri wanjye reba nk'aka ka video, ese urabona yarikuye amavangingo, ese wowe tuzabigenze gute kugira ngo nawe tujye twishimana mugore mwiza. Ukamutwara neza, noneho mwamuri gukora imibonano mpuzabitsina waba uri nko gukoraho ukamubwira ati sheri rekure nta kibazo tuza, ukamwumvisha. Hariho abagore nyine usanga kuyarekura biba ari ikibazo. Nkurikije rero n'inkuru ejo bundi naganiriye n'umupapa, ntago muzi uwo mpapa, nta nubwo yigeze anambwira izina ryiwe, ariko yambwiye ati ikibazo umugore wanjye
pe ndagerageza uko nshoboye kose byaranze. Ni ukuvuga ngo rero uburyo ugeragezamo ntago mbuzi, kimwe ko nakubajije ndakubaza ngo ese wagerageje kujya hanze? Ambwira ati nagerageje kujya hanze, ahubwo naragiye ndavuga ati nari narapfaniranye. Byabaye ko uwo mugabo ambwira ati ni ukuri narapfaniranye, nageze hanze ndeba ibitangaza ndumirwa, byambayeho ndumirwa ku buryo usibye kwikontorora nk'umuntu mukuru ufite urugo, naho uwo mugore yarandaruye, byabayeho gutyo. Ndamubaza se umugore wawe ubigenza ute? Mu by'ukuri hari uburyo ushobora kuba ubikoramo none ahangaha ukaba uzi ngo wahejeje, wamara kuvuga ngo wahejeje ukajya ku wundi muntu umenyereye ibyo gukora, sibyo? Hariho nk'umugore, akenshi abagore bikunda kubaho gutyo, bakabura amavangingo, bakabura ibintu nk'ibyo. Nuko biterwa n'uburyo yakuzemo, biterwa n'aho yakuriye, biterwa n'idini, cyane cyane nk'abagore baba barabaye abadeperi kera, baba barabaye abarokore. Ibyo ntiwapfa kubimubwira, aba yumva ko ari ibintu nyine sinzi ukuntu baba bafunze nyine mu mutwe, ariko niko tugomba kubafata, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero ushobora guhura n'umuntu wibereye ku muhanda cyangwa se wamenyereye ibyo bintu, niyo wakoza utirisha gato agahita aza. Kuko niba umukobwa ashobora guhagarara hari agahita yitera intoki, agahita arekura amavangingo, urumva we kuyikozamo nta mavangingo n'ako kanya guhita aza, sibyo? Rero ntabwo uzafata uwo mukobwa ngo umugereranye n'umuntu ubikoze bwa mbere. Ibyo bintu ntabyo abazi, mu mutwe we ntabirimo. Niba amavangingo, kuko hari n'umuntu ureba porno akavuga ati reka ibyo ni montage, ntabwo bibaho. Kubera iki? Kubera yuko ariko muri we ameze, ariko yumva ko bishoboka cyangwa se ariko ateye. Rero ndagira nkumenyeshe ko ibyo ni ibintu bihinduka kandi bikaba byabaho bigakunda. Ariko nanone mwihatiriza abagore banyu, mwibabwira amagambo mabi, amagambo yo kubabaza umutima. Kuko hari igihe umubwira ijambo ribi bikaba byatuma noneho byatuma n'akari kagiye kuza gahita gasubira, n'akabobere kari karimo kagahita kagenda. Ni ukuvuga ngo rero ukora uko ushoboye umugore wawe ukamubwira neza, ukareka kumuhatiriza, ukareka kumubwira amagambo akomeretsa, kuko burya nawe ntabwo aba ari we, sibyo? Abaye abishoboye yabikora. Hari n'igihe wenda aba yifitiye we muri wagakode kiwe, ariko burya iyo ugiye umuganiriza inshuro nyinshi ukamubwira ati sheri wanjye reka tubigerageze turebe, ugahita umubwira ati ko sheri unywa iki? Hari umuntu winywera akabyeri ukakamugurira ariko akageza ku rwego nyine ubona ko katangiye kumufatamo ukuntu atasinze. Kuko iyo umuntu yasinze ntabwo abishobora neza, burya yasinze cyane ntabwo abishobora neza. Ariko burya tangiye kubona hajemo akantu k'agasamusamo ukuntu kabisa, tumva nyine mukajya mu buriri ibintu nk'ibyo, ugasanga byagenze neza. Icyo gihe urabikora ukamubwira ati sheri reka turebe, reka tugerageze, irekure, humiriza, mera nk'uri kunyara ku buriri. Ubundi nicyo kintu nkunda kubabwira, mera nk'umuntu uri kunyara mu buriri. Nk'uko wakenera kunyara warangiza ugahita wirekura ugasa nk'umuntu uri kunyara mu buriri. Ni ubwo buryo ushobora kuba wabonamo ayo mavangingo, ariko mwirinde guhatiriza abagore banyu. So rero reka mbifurize gukomeza kugira igicamunsi cyiza ndetse n'umunsi mwiza. Imana ikomeze ibamere umugisha. Bye bye. Amavangingo cyangwa se kuki abandi bagira amavangingo we kuki ntayo ufite? Ariko reka nkubwize ukuri ko ikintu cyangwa se usarura ikintu icyo wateye, icyo wabibye nicyo usarura. Ni ukuvuga ngo umugore wawe ugomba kumutwara gake, ukamutegura bihagije. Iyo umugore umuteguye bihagije akabyiyumvamo, udahise uhubuka, hari n'uburyo njya nkunda kubabwira, ukiryamira mukaryama n'umugore wawe ugasa nkaho ibyo bintu utabyitayeho cyane, mukiganirira, ariko umufata muri bya bice nababwiye byataka umugore cyane mu bwonko ndetse no mu mubiri wiwe. Like nk'ibere, kumusoma narababwiye, hari abantu bakunda gusoma ugasanga nibyo bimwongerera santima, cyangwa se kumukorakora ku gitsina, kuri rugongo, kumusoma ku mukondo, kumusisasi. Hariho abagore bikundira kwisisirwa, ugasanga nyine ibintu nk'ibyo wabikoze kandi utanafite gahunda yo kumva ushaka guhita ukora sex ako kanya, nyine ugasa nkaho utabyitayeho cyane. Tubifate nko kuba utabyitayeho cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umugore agenda asa nkaho bigenda bimuzamo, ku buryo mu gitsina cye utangira kumva hazamo urubobere,
ubwo bubobere rero uko butangira kuza niko imvubura z'umugore ziriya zivubura amazi, cyangwa se biriya reka tubyite wenda mu kinyarwanda cyumvikana, reka tuvuge wenda icyumba, kiriya cyumba cy'amavangingo kigenda gisa nkaho kizamura amavangingo yiwe asa nkaho aza hafi. Noneho kwa kundi ugenda umutinza niko kumwica mu mutwe, niko kumwica mu bwonko, bikaba byatuma umugore atekereza akumva mbese hari icyo akeneye kigomba gukorwa. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe uzabikora, numara kubikora uyishyiremo, urabizi yuko wanze kwishyiramo ugacumita, wamara gucumita mu gihe runaka ukayikuramo, warangiza ukanyaza. Kandi niba ugiye kunyaza nyaboneka use nk'uworoshyamo gakeya, kandi nabwo ushyiremo agatege, mbese biri mu wayene kugira ngo umugore abashe kwishima. Ikindi ntago iyo urimo uranyaza, hariho abantu kenshi batazi naho banyaza hariho, ugasanga ari gushyira hahandi munsi ku kibuno ntago ariho banyaza, ugasanga arimo arishyirira munsi nyine ku gitsina hepfo ku kibuno akaba ariho yinyariza. Nyaboneka iyo ugiye kunyaza ufata igitsina cyawe mugabo ukakiringaniza neza hariya ku mishino y'umugore cyangwa se kuri rugongo y'umugore, ukazajya ubikubitira rimwe byombi. Ibyo bintu bituma umugore abasha kwirekura. Iyo ubonye yagize ikibazo cyo kurekura amavangingo, hariho abantu batabizi badahita birekura. Iyo ubonye yagize icyo kibazo uramuganiriza, sibyo? Ntago umutokinga ngo kuki ngo utabikora, ngo barunaka ngo cyasenga abandi ngo ko banyara, ngo cyangwa se ngo rira ngo zino prono ngo biki. Ntago abantu bose bazi kwikonsatara mu mutwe nkuko ubitekereza, sibyo? Rero icyo ugomba kumenya nuko umugore wawe niba bimeze gutyo, ukwiye kumuha amahirwe yo kuganira nawe. Nituvuga kuganira n'umuntu, ukwiye kumenya yuko umugore cyangwa se sheri wawe mugomba kwicara ukamuganiriza, ukamubwira ati sheri wanjye reba nk'aka ka video, ese urabona yarikuye amavangingo, ese wowe tuzabigenze gute kugira ngo nawe tujye twishimana mugore mwiza. Ukamutwara neza, noneho mwamuri gukora imibonano mpuzabitsina, waba uri nko gukoraho ukamubwira ati sheri rekure nta kibazo tuza, ukamwumvisha. Hariho abagore nyine usanga kuyarekura biba ari ikibazo. Nkurikije rero n'inkuru ejo bundi naganiriye n'umupapa, ntago muzi uwo mpapa, nta nubwo yigeze anambwira izina ryiwe, ariko yambwiye ati ikibazo umugore wanjye pe ndagerageza uko nshoboye kose byaranze. Ni ukuvuga ngo rero uburyo ugeragezamo ntago mbuzi. Kimwe yuko nakubajije ndakubaza ngo ese wagerageje kujya hanze? Ambwira ati nagerageje kujya hanze, ngo naragiye ndavuga ati nari narapfaniranye. Byabaye ko uwo mugabo ambwira ati ni ukuri narapfaniranye, nageze hanze ndeba ibitangaza ndumirwa, byambayeho ndumirwa ku buryo usibye kwikontorora nk'umuntu mukuru ufite urugo, naho uwo mugore yarandaruye. Byabayeho gutyo. Ndamubaza se umugore wawe ubigenza ute? Mu by'ukuri hari uburyo ushobora kubikoramo none ahangaha ukabuzi ngo wahejeje, wamara kuvuga ngo wahejeje ukajya kundi muntu umenyereye ibyo gukora, sibyo? Hariho nk'umugore, akenshi abagore bikunda kubaho gutyo, bakabura amavangingo, bakabura ibintu nk'ibyo. Nuko biterwa n'uburyo yakuzemo, biterwa naho yakuriye, biterwa n'idini, cyane cyane nk'abagore baba barabaye abadeperi kera, baba barabaye abarokore. Ibyo ntiwapfa kumubwira yumva ko ari ibintu nyine sinzi ukuntu baba bafunze nyine mu mutwe, ariko niko tugomba kubafata, sibyo? No kuvuga ngo rero ushobora guhura n'umuntu wibereye ku muhanda cyangwa se wamenyereye ibyo bintu, niyo wakoza utirisha gato agahitaza. Kuko niba umukobwa ashobora guhagarara hari agahita yitera intoki, agahita arekura amavangingo, urumva we kuyikozamo nta mavangingo nako kanya guhitaza, sibyo? Rero ntabwo uzafata uwo mukobwa ngo umugereranye n'umuntu ubikoze bwa mbere. Ibyo nta byabazi mu mutwe we nta birimo. Niba amavangingo kuko hari n'umuntu ureba porno akavuga ati reka ibyo ni montage, ntabwo bibaho. Kubera iki? Kubera yuko ariko muri we ameze, ariko yumva ko bishoboka.
cyangwa se ariko ateye. Rero ndagira ngo umenyeshe ko ibyo ni ibintu bihinduka kandi bikaba byabaho bigakunda. Ariko nanone mwihatiriza abagore banyu, mwibabwira amagambo mabi, amagambo yo kubabaza umutima, kuko hari igihe umubwira ijambo ribi bikaba byatuma noneho byatuma n'akari kagiye kuza gahita gasubira, n'akabobere kari karimo kagahita kagenda. Ni ukuvuga ngo rero ukora uko ushoboye umugore wawe ukamubwira neza, ukareka kumuhatiriza, ukareka kumubwira amagambo akomeretsa, kuko burya nawe ntabwo aba ari we, sibyo? Abaye abishoboye yabikora. Hari n'igihe wenda aba yifitiye we muri w'agakode kiwe, ariko burya iyo ugiye umuganiriza inshuro nyinshi ukamubwira ati sheri wanjye reka tubigerageze turebe, ugahita umubwira ati ko sheri unywa iki? Hari umuntu winywera akabyeri ukakamugurira ariko akageza ku rwego nyine ubona ko katangiye kumufatamo ukuntu atasinze, kuko iyo umuntu yasinze ntabwo abishobora neza. Burya yasinze cyane ntabwo abishobora neza, ariko burya tangiye kubona hajemo akantu k'agasamusamu ukuntu kabisa, tumva nyine mukajya mu buriri ibintu nk'ibyo ugasanga byagenze neza. Icyo gihe urabikora ukamubwira ati sheri reka turebe, reka tugerageze, irekure, humiriza, mera nk'uri kunyara ku buriri. Ubundi nicyo kintu nkunda kubabwira, mera nk'umuntu uri kunyara mu buriri nk'uko wakenera kunyara warangiza ugahita wirekura ugasa nk'umuntu uri kunyara mu buriri. Ni ubwo buryo ushobora kuba wabonamo aya mavangingo, ariko mwirinde guhatiriza abagore banyu. So rero reka mbifurize gukomeza kugira igicamunsi cyiza ndetse n'umunsi mwiza. Imana ikomeze ibamere umugisha. Bye bye.